Jewe narakubwiye ngo nujye unkorera ibintu byiza nanjye nta kintu uzamburana. Urabona atari satani. Uzamburana iki ariko ko nanjye ntacyo nguburana. Ubundi ni wowe mugore. Jeza rito biraza uvugana nabyo insanizo sande bizentekera uvugana nazo. Neza. Shudi mereza buraya ndamuhazi kemereza fata telefone urebe ibintu kirabyo neza ayo magambo ubu buraya bwa nutabureka uretse uzabona icyo uzakuramo uretse nze ndashe ngo nkubaze njye nkubaze bawitonze se nyine uraje usanze nivuganira n'abakozi banjye kuri telefone abakozi bawe niba mufukana kujya kohereza amafaranga ubundi wandegera we ubundi urinda uvuga ngo umugore umunyabaki Seka nkubaze ubundi ufite imyaka ingahe? Ngewe se mfite imyaka 28 ubona bitaranze koko biki byanze uri kubona imyaka 28 umva kuri iki gihe umuntu aba yarageze waba ufite kuko uri none se nawe turi mu rugo nta muntu utuvugisha ase wowe uzoga umuntu utuvugisha yewe cyangwa nuko twabaye bagufi niyo mpamvu tugaragara nk'abana birashoboka sha ntabwo byoroshye akazajya nkubwira ako gasuzuguro ko kuza unanze yuko unzeyukira no muri business zanjye ndakweyamye Ntawe iwacu ntabwo wigeze wiyahura iwanyu bariyahura yambaye ukagira ngo ni umuntu kumbe ni business ni patambina wagisambo kabinisha kabuno mwirinda bareka nzege nkubwira nundi munsi ntago uri umugore hano wowe wo kuba wavuga ngo urafata ibintu byanjye ngo bizeyuke ubundi umaze umugore utabyara ingumbi imbere yaho ngaho nta karimo nta kana ntaki umaze iki hano ntacyo mpamaze ubu tumaranye imyaka ingahe hano ariko ntabwo ari njyewe mana ntabwo ari wowe mana none ni njye wihuru byarose narakubwiye inshuro nyinshi narakubwiye tujye kwa muganga turebe niba hari ikibazo dufite warananiye mbese uririrwa ukatakata amahabara yo mu mfizi y'akarere bavuze ese wamfatiye ariko se nagufata nanjye ko mfata nk'agasukura maze abagore mutagira karimo mukazeyuka n'ibintu byose mugenda mutoratoraguzwa n'ibyo mudashinga ubwo mbese muri makeya ndagufasha naguketse inshuro nyinshi ndagufasha umfashe umfatiye n'ibye umfatiye mu kwawe hano ni iwanjye ndi kuvugira kuri telefone mvugana nabo n'ubu nkamwe ko rimwe mutuma umuntu adakora ngo akire ntabwo akwiye kuba ndi gutera imbere ndi kuvugana n'abakiriya banjye wakira gute n'utwo ukoreye udukatisha aha uzakira ryari kamwihorero woshe umusazi n'umutera amabuye fatwa komeza akazi komeza uterete akira ako reka nkubaze ubona ndi mubi cyane ku buryo ngewe nashatse kujya guhiga uwo mwana uvuga nta mushaka ngo mubone turashize none ujya gushaka umwana. Okay guys, ndagushimira cyane wowe ugejeje kuri uyu munota warebaga iyi video. Ndagushimira cyane niba iyi video yakunyuze wakanda like, ugasharinga no ku nshuti zawe, hanyuma ukibuka no gukanda subscribe ukaba unshigikiye by'umwihariko. Ndabizi neza murankunda nanjye kandi ndabakunda, dufatanyije twagera kuri byinshi. Gaho rero wandike muri komenti utubwire ikibura muri iyi video, hanyuma unatubwire n'icyo twakongeramo. Ndagushimira cyane rero, tubonane muri video itaha.